Hello guys, ndakeka nta muntu utazi ijambo lyrics. Lyrics ni bwa buryo ureba indirimbo ariko n'amagambo arimo yandika. Niyo mpamvu muri ino video ngiye kwereka uburyo nawe wakora lyrics y'indirimbo iyo ari yo yose ushaka. Icyo usabwa ni ukureba ino video kuva itangiye kugera irangiye kugira ngo nawe ubashe kubikora 100%. Niba ari ubwa mbere sanze kuri uno murongo wacu, kora subscribe, utanzwe warakoze subscribe, ufungura inzogera kugira ngo video ijye kugera mu wa mbere kuko uri umuntu w'ingirakamaro kuri twe. Reka dutangire. Okay guys, nkuko twari tubivuze rero ubu tugiye kubirebera hamwe. Aha turaza gukenera rero application imwe yitwa Video Lyrics. Uraza muri App Store yawe cyangwa Play Store, ishake Video Lyrics. Hagutya nurangiza uyishake, numara kuyibona ngiye uko irabimeze uyestari. Gusa ngewe urabona nari ngabwe nyifitemo, ubwo icyo ndakora ni ukuyifungura gusa. Nawe numara kuyestara urayifungura yuze uyinjiremo. Numara kugera ngaha rero uraburetse usubira inyuma ujye muri browser yawe, go Chrome cyangwa se n'indi browser iyo ari yo yose ukoresha. Nurangiza uyijyemo, hanyuma usacinge lyrics y'indirimbo ugiye gukora. Urandikamo izina ryayo, ubwo tugiye gukoresha iyi ngiyi. Ubwo nawe bitewe niba ushaka urayitamo. Uyandikemo, nurangiza ushyire ijambo lyrics usacinge. Barahita bayiguha, dore ngiyo urayibona barayiduhaye. Nibamara kuyiguha uraza uyiselecting. Numara kuyiselectinga uyikorere copy, wongere ugaruke muri ya app yacu. Ukigera aha ngaha rero aka kantu ubona hano hejuru ka audio, aka kantu ubona ka audio urahita uza ugakoreho, bakujyane mu ndirimbo ziri kuri telefone yawe. Ubwo indirimbo ushaka gukora lyrics uraba uyifite muri phone yawe, uyisacinge nyine. Niba itari hafi uyikoreho, tegereze bayaploadingemo. Nurangiza uze hano ku kantu k'ifoto ahangaha ukoreho kugira ngo nyine uhitemo background ya lyrics yawe. Taterwa naho uri bukure ifoto nyine, uze uyishake. Urugero ngiye guhitamo iyi, tuza hano kuri select. Aha nurangiza uyiselecting.
utegereze bahita bakuzana muri ya app, nurangiza uze hano nanone aha uze ukoreho ukandemo hano hagati maha ukandeho ugumishemo urutoki nyine pastingemo ya magambo twa downloading twa copy. Urabona ko iyi ari ya ndirimbo yacu twakopiye kuri browser yacu, urabibona ko ariyo. Nurangiza ibiburangije uraza uhitemo hano ha kabiri handitse phrase, kuko uhisemo hambere cyangwa se uhisemo hambere wajya kubikora hakaza ijambo ku ijambo, aha kabiri hazajya haza umurongo ku murongo, aha gatatu ni igika ku gika, guhitamo aha kabiri ugakora ku kavi. Noneho icyo uba ugiye gukora hano uraza ugakanda kuri aka kantu, uraza ugakanda kuri aka kantu, aka ngaka warangiza iyo umaze kugakandaho indirimbo iri playinga ukajya uza nanone ugakanda aha, uko wumvisha wagiye kuvuga ijambo cyangwa barivuze ukajya ugakandaho bihita bijyanira. Tugiye kubikora turebe, hanyuma ino ndirimbo nimara kuyikora ndi bubumvishe uko byagenze nawe ujye ubyikora. Twagiye. Okay, iyo umaze kubikora kuriya rero indirimbo yose irangiye, uraza ukajya hano ku turongo dutatu tungutu, warangiza ugakoraho ukaza hano kuri export. Hanyuma hano iyo uvivuye kuri remove watermark bahita bagusaba kwishyura, gusa iyo udashaka kwishyura urabisimbuka ugahita uza hano ugahita muri resolution ushaka ugahita ukora create, ugategereza iki exportinga. Okay guys, none murabona yuko video yacu yamaze kuba exported. Ubu tugiye kureba uburyo imeze. Urahita uza aho urebera video ziri kuri phone yawe, nurangiza uhinjire. Ukigera muri video urasanga ya application automatically ya creating icyumba cyayo, ujyemo. Hanyuma ubu tugiye gukina video yacu twumve uko yagenze. Tell me everything's alright. Call me back. Say that it's all in my mind. Okay guys, nkuko mubyumva video yacu yagenze neza, gusa nanone haracyari cya kibazo cya watermark ariyo iyi. Aka kantu mubona kanditseho video lyrics niko kitwa watermark. Ushobora kuba ushaka kuya-uploadinga nk'ahantu runaka kuri YouTube cyangwa kuri TikTok ukaba udashaka ko kazaho. Ubu rero nako tugiye kureba uburyo wagakuraho. Uraza muri application ukoresha editinga, ishobora kuba InShot cyangwa CapCut, kayinjiramo, warangiza ukaza ukareba ya video yawe ukayimportingamo.
dore ngiyi, warangiza ukaza hano kuri canvas ugahitamo iyo ushaka bitewe, wenda ushobora kuba uri bushyire kuri TikTok cyangwa YouTube, warangiza ukazuminga iriya jambo mpaka rigiye, ugahita ukanda hano ku kavi ugakandaho, urabona yuko rya jambo ryavuye. Gusa na iri shoti ubwayo ihita ishyiraho watermark, nayo ushobora kuyikuraho ukoza kuri free remove ugategereza, warangiza naho ukayiexportinga. Guys, niba ari ubwa mbere sanze kuri uno muyoboro wacu, kora subscribe, kandi niba ugabwana nayikoze fungura inzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere, kuko uri umuntu w'ingirakamaro kuri twe. Ciao ciao.